nasabye Yesu ibintu ntagombaga kumusaba. Ni ikintu gikunze kuba ku bantu benshi, wenda ngire ngo mbitangeho urugero ngiye kubyambayeho, ariko n'undi ari wese ujya agira gutya agasaba Imana ibintu atakagombye kumusaba, basi abasha nawe kumviraho. Nigeze gusoma, reka mbasomere muri Mariko igice cyaho cya 16 umurongo waho wa 17, ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Iri ni ijambo nasomye, ndisomye numva sinumva ukuntu naba nitwa ko ndi umwana w'Imana, kuko urabona haranze ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Narabisomye numva nduwizera, numva nizera Imana, numva nanjye ibimenyetso ngomba kuba mbifite. Ndavuga ntago bishoboka. Ni gute naba nizera Imana 100%, nkaba nzi yuko yandemye, nkaba nzi ko yampfiriye ku musaraba, nkaba nzi yuko uyu munsi aje twajyana, nkumva mfite ukwizera ni ukuri guhagije kuri njyewe, nkavuga none ni gute ibimenyetso by'abizera njye ntabyo mfite. Nagiyeho ndasenga ndi gusaba Imana ko ibyo bimenyetso nanjye ngomba kubigira. Icyo gihe nararakaye pe, numvise mbabaye, ndavuga ntabwo bishoboka. Bivuga ngo ni nkaho nizera Imana ariko mu by'ukuri ibimenyetso nkaba ntabifite, hari icyo noneho nzi kubura. Ni gute? Numvaga ntasobanukiwe. Buriya ari nayo mpamvu Imana ikunda kureba mu mitima yacu. Nabisenze n'ukuri mbabaye, ndayibwira, nyisaba ko ngomba kuba nanjye meze gutya, ngomba gusengera abarwayi bagakira, ngomba kwirukana amadayimoni akagenda, ngomba gukandagira scorpion n'izo nzoka, mbese ngomba gukora imirimo y'abizera. Numvaga aricyo kintu ngomba gukora, ndabisengera. Uwo munsi rero nasenze ndyamye nijoro, umumarayika arangenderera arambwira, ariko yaransomeye ntago nabyibagirwa. Yambwiye amagambo menshi, ariko ikintu nibukamo yambwiye nuko yambwiye ngo uri gusenga usengera ibintu utakabaye usengera. Yavugaga yirukanka, ariko nyine numva, ariko mbese byari nko kundi umuntu akubwira nk'urakaye, nk'ubabaye, atari kumva ibintu wowe urimo nibiki. Yarambwiraga akambwira ngo ni gute uri gusengera ibintu utakabaye usengera, uzi ko uri gusaba ibyo utakabaye uri gusaba, uzi ko amasengesho yawe afite umumaro, yakora imirimo myinshi, yagira ikintu ahindura, none aho gusengera ibintu wakabaye usengera urimo urasengera ibyo utakabaye usengera. Arambwira ngo ibyo usaba ntabwo ari byo wakabaye usaba, ibyo ntibisabwa. Arangije arambwira ngo ibyo ni grâce de Dieu, yabimbwiye mu Gifaransa. Arambwira ngo ibyo ni grâce de Dieu. Amaze kubimbwira gutyo mu nzozi, numva ndababaye, numva ko nyine ari grâce de Dieu. Igifaransa icyo gihe mu nzozi Igifaransa cyese gishira, noneho ntangira kumva hari uko bivuze grâce de Dieu, numva ni nka gift hari wenda Imana itanga, ikayitanga nyine byitwa grâce de Dieu, ubwo ari nk'ikintu Imana itanga muri ubwo buryo. Noneho njyewe rero ubwo nyine nkaba ntari mu bagenewe kugihabwa, niko icyo gihe iryo joro nyine ubwo niko nabyumvaga, mbyuka numva nababaye, bita ntangira gushakisha nshaka gusobanukirwa grâce de Dieu ni iki. Mu by'ukuri sinakubwira ko n'uyu munsi ahari wenda numvise bisobanukiwe uko byakabisobanura. Wenda hari wowe hari icyo waba undusha kumenya, wakandika muri comment, kubera ko mu by'ukuri nanjye reka ndi mushyashya, ntaho ntaniye namwe. Namenye Imana n'ukuri navukiye mu muryango usenga Imana, ukorera Imana, nkura nzi Imana, ariko nta mubano ngirana nayo. Umubano ntangiye kugirana n'Imana nta mwaka ushize, ubu nibwo umwaka ushize mfitanye umubano n'Imana. Bivuga ngo rero ndi mushya, kandi uwo mubano mfitanye n'Imana n'ukuri nawe wawugira, birumvikana. Urumva ko nanjye nakuze nkurira mu muryango usenga, uwo mubano ntabona ari mfite. Nawe rero byakubaho, yaba warakuriye muri uwo muryango, waba utaruzi Imana, uyu munsi ufashe umwanzuro ukavuga ngo ngiye kugirana umubano n'Imana, uwo mubano n'ukuri mwawugirana, kuko urumva ko nanjye nta gihe kinini gishize, mu mwaka wonyine ushize. Rero kubera ko umwaka ushize ntago nanjye ndagira byinshi menya, kandi nakagira umuntu kwese buriya ngo hari ibyazi nyine ngo by'Imana akazi byinshi, ngo akomeye mu Mana. Oya, twese n'ukuri turabiga umunsi kundi, kuko ushobora no gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi, ejo warisoma ukumva ritandukanye n'ibyo wumvishemo ubushize warisomye. Nuko ubwo rero urumva ngarutse kuri iyo sije yanjye, nasabye Imana nyine bitagomba gusabwa, musaba ngo ibyitwa ko ari grâce de Dieu. Ni ukuvuga ngo grâce de Dieu ntabwo isabwa. Icyo wenda nabashije kuba nakuramo ngo n'ubuntu bw'Imana, ni gift Imana iha umwana wayo wese nyine. Iyo wamaze ku mwana wawe ni ukuvuga ngo ubu ufite iyo gift, ahubwo igisigaye ni ukwizera ko hari uyifite, none ugasigara uyikoresha.
hari ibintu dusaba Imana n'ukuri tutakabaye dusaba. Nk'umuntu ushobora kwicara akavuga ngo arabwira Imana ngo ndashaka amafaranga, ngo cyangwa ngo nguriya muntu ngo naramukunze ngo ugomba kumumpa kandi Imana ifite uwo yakugeneye. Mbese hari ibintu byinshi dusaba n'ukuri, kandi impamvu mbivuze, impamvu mbahaye wenda uru rugero no kugira ngo bigendane wenda n'inkuru nabahaye ubushize. Niba utarayikurikiye wajya ukayisoma ukumva navugaga ukuntu dukwiye gusenga tuganira n'Imana. Ari naho iyo uganira n'Imana nuvuga ngo uyibwira nyine ibyo wowe ushaka kuyibwira, none nayo ikagusubiza. Bivuga ngo iyo mba ntafitanye umubano n'Imana ngo mbashe kuyibwira ibyo numvaga nshaka, ntabwo nari bubashe gusubizwa iyo mba ntafitanye nayo umubano nayo. Ntabwo uwo mumarayika ari bungendere ngo ambwire ngo ndi gusengera ibidasengerwa, kuko kuva yabimbwira ntabwo nongeye kubisengera. Ko numvise ko nyine ni grâce de Dieu, n'ubuntu Imana itangira ubu, n'ibintu mbese ni nka kado Imana iguhera ubuntu upfa kuba uri umwana wayo. Ahubwo ikitugora hari nuko tuba tutarizera neza ngo twumve, kuko hari no muri Bibiliya bavuga ngo ubaye ufite ukwizera ngo wabwira n'uriya musozi ukimuka. Bivuga ngo rero hari ibintu hari tureba tukabona twebwe dufite ubwoba bwo kuba se birashoboka. Iyo utangiye gutekereza ngo birashoboka, nanjye nabishobora, kwa kwizera kwawe nyine kuba kubaye gukeya, niyo mpamvu ibyo bintu nyine tutabishobora. Ariko ubaye ufite kwizera guhagije, ukaba uzi ko uri umwana w'Imana, ukaba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukaba wizera ko yagupfiriye ku musaraba kandi akazuka ku munsi wa gatatu ku bwawe, ibyaha byawe akabishyingura aho yari apfiriye, ni ukuri ibyo rwose uba uri umwana w'Imana. Upfa kuba waramwakiriye ubundi ukanabatizwa ukabihamya neza, noneho ugasigara uvuga uti ndi umwana w'Imana, ni ukuri nta kitaguha. Ahubwo urumva rero njyewe numvaga ntari gusobanukirwa, ahubwo namwe mumfashe, murumva ari iki ndi kubura kugira ngo nyine nanjye iyo grâce de Dieu nanjye ibindiho. Ariko ubutaha nshaka kuzabaha ubuhamya nanone uburyo umwuka wera yanganirije, niba wenda byari bihuye n'ibyo nasabaga kugira ngo hari wenda angerageze cyangwa nanjye anyereke ko hari ntaragira hari gukomera mu kwizera, cyangwa ntarumva ijwi ryayo neza, simbizi pe. Ubwo nyine tuzaba tugendana, nanjye muzaba mumfasha, muzabe mwandika muri comment nanjye mumbwire. Ariko uyu munsi ndashaka mumfashe mumbwire namwe uko mubyumva, mumbwire n'igikwiriye, hari igikwiriye kuba cyakorwa, nk'icyo nakabaye kuba nakora, kuko kubisengeraho byo nabivuyeho, ntabwo nabisengera kuko Imana yarabimbujije. Ariko impamvu nyine nje kubibabwira ni ukugira ngo nawe uhe Imana umubano nk'uko nabivugaga ubushize. Mu gihe uganira n'Imana ni ukuri, mu gihe usenga uyisaba, ariko uyibwire ngo nanjye nguteze amatwi, umbwire icyo mfite ku mutima. Niho handi izakubwira icyo wasengera utari ukwiriye kugisengera, ukabasha gusobanukirwa. Niho handi nyine wa mugana abantu iyo badasubizwa agakomeza asenga kandi ugasanga ari gusengera ibintu Imana itagomba kumuha, n'ibintu atakabaye ari gusaba. Rero bene data, ubwo bwari ubuhamya bwanjye mu by'ukuri muri make, ariko burimo n'inkuru nyine nziza ikomeye kugira ngo uwo ari we wese umwana w'Imana nawe asobanukirwe, yumve ko hari ibintu nyine dusaba Imana tutakabaye tuyisaba. Rero niba wajyaga ujya imbere y'Imana ukaba wayisabaga, ni ukuri ndakwinginga uyihe umwanya, uyihe igihe kugira ngo ikuganirize, ikubwire niba ibyo uyisaba koko ukwiye kubisaba, cyangwa se niba bikwiriye, niba ari iby'ingenzi izagusubiza, ikubwire nyine ko ibiguhaye cyangwa uburyo nawe wabibonamo. Rero inshuti mwene data, reka ngusabe ukore like, kandi ngusaba ukore na share, ni ukuri kugira ngo n'undi uwo ari we wese ukeneye gusobanukirwa nawe abashe gusobanukirwa. Kandi ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.